ubwo rukuba ngo mu minota 20 ndawe ngezeyo ariko nowera narahiriwe kabisa abasaza bose amafaranga akomana igisuko ngomba kugihindura rwose ba musaza ngomba komereza inoti biranashaje ubundi umukobwa nkanjye ntabwo igisuko nakimazaho ukwezi guteze byagenze bite kuko ariko n'amasaha acitse rwose uwanjye saza cyo ngo musheje kabisa sinyarankunze komana ndamusiza ufite amafaranga afite benzi afite amafaranga ariko baraba no ku ishuri ngiye kubakuramo akazi ngiye nowera ahubwo minsi mike ndafite n'imodoka baba basaza bagomba kuba imodoka rwose ngomba no guhindura ibintu byose nkabihindisha koshi inkweto ngiye kugira ngo mbarigere mu kirere komana we nowera ndatwika we high school convention high school bara abana amashuri atangire mbabyazemo amafaranga ngiye mbaha pase barabaviye bose bya bintu byose tuziranye ewana ubundi imanukire kabisa ewana ndi note akundi nowera ugiye udakorotse asundi wakaroko wumbaza iki ngiye kwigana na Gano wowe wiga ako wakana we ngiye kwiga nyine ndambuye utugambo twawe urumva jya ugabanya utugambukira imbere n'igihe ugiye udakorotse ntabwo wakureba wowe amakuru yawe ngo warumamagariye ngo twige ngo ashaka ko twigana ndetse Gano reka nkubaze ubu aya masaha nayo kwiga koko mbabare mbwiza ukuri kuyo utaje mu gitondo ubwo ntago mpari rwose ntago mpari n'ukuri umva ubu ngiye muri gahunda zanjye tuzapanga undi munsi sawa ngo kwiga ariko mana yanjye ako ngewe nize ntego ariko mana wihane nari mpageze ahubwo hari imihanda ibiri hari umanuka n'utambika ndaca mu wuhe ntambike ariko umva musabe ku muhanda sibyo sheri ngiye kuhajya ni igipangu cya kangahe cya gatatu sawa ndaje yego
kandi ngo abantu benshi ngo bajya bicara aho ngaho bakavuga ngo corona ngo yabaye ikibazo. Ahubwo njye ndabona yarambanye igisubizo. Mwana wanjye atumye nimukira ahantu harenze nk'aha ngaha. Ubu siyo corona itaza ngo bahagarika amashuri. Umwana wanjye ko yaragiye kuzasanzira mu ishuri, ubu nari kuzabaho. Ahubwo corona burya yakoze akazi. Umwana wanjye ngiye kumushishikariza kuguma gukora muri resitora, ibyo gusubira ku ishuri ntago bindeba. Ahubwo ndumva ni cyaka cyambanye icyorezo. Umwana wanjye reka nze muhamagare. Gano si Gano. Yes papa. Nakwitabye papa. Mwana bimeze bite se? Bimeze neza. Ubu ngubu urabona ko dusigaye twarimukiye ahantu heza kubera wowe, naho we ngo urashanga gusubira mu ishuri ngo no kugira gute. Ahubwo urabona ubu ngubu iyi corona itarakoze akazi. Ubu iyo batabahagarika ku mashuri twari kuzaba ahantu nk'ahangaha. Yesu uzabusubiraho. Reba ariko reba ibikorwa byose dutangiye kugeraho. Reka ibyo tunabyihorere, ubundi cyangombwa nuko twimutse dusigaye turi ahantu heza. Ahubwo mwana wa ndumva noneho rwose icyaka cyambanye icyorezo. Yaba niba bishoboka unjyane hano haruguru ngurira agacupa rwose. Agacupa imere neza. Ubu ngubu umwana wanjye kuba uri wapi jamais. Abana bubu mwabayemo. Agacupa none si agacupa. Ariko mwana papa, amafaranga yose nkorera ndafite umushinga, ndashaka kuyashyira mu mushinga wanjye wo korora inkwavu. None ngo nguremo agacupa. Umushinga wo korora inkwavu? Naringize ngo ni umushinga w'agacupa, ahubwo naringize ngo ugiye gushinga ngiki inkwavu. None se papa, njyewe kubera ukuntu udashyigikiye n'ukuntu ujya ku ishuri, ushobora no kutazanyishyurira. Niyo mpamvu ugiye nshaka gushinga umushinga wanjye ngo uzamfashe mu myigire yanjye unyishyurire. None wowe ngo agacupa. Aho ngaho ndagushyigikiye. Niba ari inkwavu zo ndajya nzirya buri munsi, nanjye nzarebe kereka nujya kuzororera mu gasozi. Ahubwo se papa, ubwo urumva ibyo bintu byavamo ngo ngende ngo nguri inkwavu ngo utangire uzirye, ubwo se urumva ibyo bintu byavamo? Kuba nakuguriye icupa bivuga ko wanyicira umushinga. Reka. Ariko mwana wa twasezeranye kutazasubira mu ishuri. Reba inzu dusigaye dutuyemo kubera ari amafaranga wagiye ukorera muri resitora. None urimo urashaka gusubira ku ishuri. Ubu ntabwo ureba iyi ngwaga si icyaka narimaranye iminsi ibiki byose barabifunze. Hano haruguru hari akabotike tugenda unguriremo kamwe, niciye ingwaga si icyaka naho si inkwavu ngo imishinga. Imishinga yacu icyo nzi cy'amashuri twavuganye kuzarangiriza muri resitora. Ikitari icyo urajya uzigura nanjye mbo mutoro nzituremo. Nzirya. None se papa, wishimiye ko nanjye nagira ikintu ngeraho? Wishimiye ko umushinga wanjye wapfa nshaka kugira icyo ngeraho? Umushinga urenze inzu imeze gutya dusigaye dutuyemo. Ariko nagira ku bindi byinshi. Nese ubundi najya ku ishuri tuzabigeraho ari ukuri mu ishuri. Nese mu ishuri uzaba winjiza cyangwa uzaba ugasipiye. Tugomba gushakisha uburyo ugomeza gukora hara muri resitora. Nese ubundi najya ku ishuri, ibyo bintu uvuga byiza uzabikura. Ibyo bintu byiza uzabikura. Ubu se utunzwe n'ishuri cyangwa utunzwe na resitora uri gukoramo? Mwana wa reka tubyihorere, uzayarangiriza muri resitora. Ahubwo icyo ngusabye genda unzanira ako gafaranga nigiye kwica ingwaga. Umushinga wanjye ntabwo ibyo ngibyo nabyemera. Gira umpereze shanjye kwiyicira ingwaga si icyaka numva yambanye icyorezo. Naho iby'amashuri se, amashuri ubu twese dutunzwe nuko twizesha. Gira mpereza ahubwo naho ibindi byo uzaba nushaka uzayarangirize muri resitora. Natwe twese ntago ubu se nakubyaye ari uko nize. Bana bobo ntago mu cyuba ntago ureba itera iyi nzaho nzanira. Cyambaye neza cyane. Urakoze. Ninde ukwambika? Ishopu iri mu mujyi. Uzanjyane nanjye wajyanye, reka mba nambaye ibitamenya by'abasaza. Nta kibazo nzakujyana. Wowe umeze neza ariko? Umeze neza. Genda ufata gafanta reka nawe muzimanire. Nta kibazo. Baby bones. Mva. Uyu muntu
ndaje mukoremo akazi mbega uburyo neza. mbega ahantu ndaje mwirike Biratinze cyane. oya nagutinze Se ukinywa agafanta? nkunda fanta cyane Komeye mu binani guca amafu. Okay, enjoy. Amakuru y'umuziki. mwiza Mwiza cyane. meze neza nta kibazo Dore ngaha hantu mba nibereye usanze ibirungo byari byanyishe cyane naguze igihe. Cheers. uba hano wenyine Oh, hasi. Ya, uretse ko hano ntakunze kuhaba cyane. Hari igihe kubera ko nkunze gukora sometime mu ntara. Naho sinkunze kuhaba cyane. hajya si kuri Dubai wambwiye ko ujya na Dubai Cyane no mu rwose. Bushinwa Buri munsi dufurayinga wagira ngo twameze amababa. Cyane. byiza Ya, nusubira hari utuntu nzakubwira nta kibazo. Suzi ko icyo ushaka cyose kuri njye ari nk'itegeko se. yego Amasomo se. amasomo aragenda Ndabona agiye gutangira. agiye gutangira Uteganya kuzasubirayo vuba cyangwa nawe uri bamwe bita abansi bagenda amashuri yaratangiye kera? nzasubirayo nzasubirayo Shaka gusa nyine nakwishimiye cyane uyu munsi waje wambaye neza ibana cyane pe. urakoze Shopu yakwambitse ibana nzakujyanayo sibyo ahubwo mu gitondo. ni byiza nari nifuje kumenya aho uba ndahabonye nzajya nza kugusura gake gake. Uyu ahangaha rwose waje urisanga nushaka ujya umuhamagara nibwo nazajya mba ndi mu kazi hari ukuntu namusigira agafunguzo ukaza amashaka asanga yakunze ugakora buri kimwe sibyo? Kubera ko mba ahangaha rero nta mukozi ntaki kuhagera ni rimwe na rimwe urumva hari igihe mpajyana ananiwe nariye mu kazi kubera ukuntu tujyana gusangira n'abandi bakozi avaye nyine n'abarangiye nkaza nibimukira byabo. wenda nkanagira cyangwa wenda nkajyayo Nibyo ntacyo bitwaye rwose. Tumeze neza urabona ko ari byiza se. Hano nkaba cyane yaranga ndeba aho isi igeze. Rimwe na rimwe iyo ntakoze buriya njya ndeba amakuru. si byiza Ese ubundi wanyegereye ikikobwa gutya ngwino nta kibazo sibyo? Urumva bimeze bite se? byiza Wumva se? Ya shiri tumeze neza cyane ni ukuri abandi bahungu ntabwo bajya babibona kandi ukangarangaye rwose ni ukuri